avoka wiwe iyo yararimo adutangariza cyane uri munsi rero niho urukiko rurangiye aho umutanga urubanza rwabereye mu muhezo rutigeze rukurikirwa n'abantu aho abantu bari mu bagagombye kuza gukurikira urubanza rw'itorero cyane cyane abanyetorero batageze babona umwanya wo gusuhuza pasiteri wabo muri rusange. Rero reka tubareke mukurikirane urubanza uko metere avuga urubanza rwagenze imbere muri rusange. Limite mu byaha byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri akabitangaza ku gihe ndetse no ku murongo wa YouTube witwa Primo Media Rwanda yagaragaje ko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ko yaba yarasabye miliyoni 10 arakekwa miliyoni 10 z'u Rwanda. Hanyuma madamu we Mukasengiyumva Jeanne arakekwaho icyaha cyo gutangaza cyo gusebanya akoresheje gukangisha ifoto y'urukoza soni. Ibyo byaha nibyo byagarutse ubushinjacyaha nibyo byagaruye bimaze nibyo bwaburaniyeho. Hanyuma victime we yarari mu rukiko wareze yarari mu rukiko ntabwo byari ngombwa kwa naza kuko hano turi mu funga n'ifunguro ntabwo turi mu misi. Wagenze gute noneho? Hazo kwagenze ndetse twaburanye tutegereza decision y'umucamanza izafatwa kwa kane saa 8 kwa kane saa 8 none rwabereye mu muhezo bwa mbere two abantu bose bari barimo. Ndumva gusaba ko ruburanishwa mu muhezo uburenganzira bw'umuntu. Ikindi cya kabiri ibigize iburanisha bigize icyaha ni ibintu byagombaga kujya mu muhezo nta kabuza. Twumvise abantu benshi baza bashikara kuvanga kubera amakuru dushaka gutanga muri societe tubigize ibanga. Nawe niko byagenze ari byo shaka kubitajya muri societe cyangwa abakristo biwe. Oya hari ibintu kamera ngizira metero hari ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa ko bijya hanze mu gihe bikiri ibanga. Icya mbere najya gushakishwa n'ubushinjacyaha nabwo ararangiza iperereza. Icya kabiri ni ibintu by'urukoza soni bitagomba kujya hanze akarimo vuba by'ibanga. Metere umuntu yakibaza ngo kuki urubanza rwashyizwe mu muhezo kandi RIB yarabishyize ku karubanda igatangaza n'ibyaha bikekwaho kubera iki urubanza rwagiye mu muhezo n'abakristo bazira fati hori church bari bitabiriye ku bwinshi baje kumenya ninde muntu wareze abayobozi babo. Niba RIB yaratangaje ntiyatangaje ko ari bo banyiri ibyaha oya yatangaje yuko bakekwaho icyaha. Icyo tucyumve neza tunacyandike neza ntabwo ari bo banyiri ibyaha ariko bakekwaho. Ukekwaho rero ntabwo urahamwa n'urukiko. Yego twagomye gutegereza urukiko tukumva ikizava mu rukiko. Metre iyo umuntu ari kuburana ifungwa n'ifunguro by'agateganyo hari biba bisabwa nko kuba yatanga umwishingizi byose byarakozwe kandi ubwishingizi ingwate yaratanzwe. Hari amategeko twashingiyeho hari n'ibindi bigaragaza yuko ari abere. Ibyo byose umucamanza agomba kubisesengura. Hanyuma telefone Bishop Harerimana yaravuze ati ntabwo twaburana turasaba gusubikirwa tukazaburana ikindi gihe bitewe nuko telefone zacu zikubiyemo ibimenyetso. Ibimenyetso mwaje gusanga ari ibihe? Ibimenyetso birahari. Hari za message urimo dore ibinyamakuru hari za message zatanzwe urega yego aro twise kamera dore ngiziri witwa ME. Hari za message zatanzwe n'uregwa byose birahurira he kuri telefone. Ariko noneho telefone impamvu tutazisabye uyu munsi nuko ibyo twashakagamo baje kubibona RIB biduhaye. Uyu munsi nabwo bakoresheje kode mu rukiko bajya abantu amazina yabo bagiye cyangwa umuvictime yaba yavuze kubera iki kuri impamvu zitandukanye kuri umutekano. Metere dufashe urebe hariya niho kamera zose ziri. Metere mwibarize ihangane Metere twabonye ku kinyamakuru cya Igihe
hagaragaye ko hahuriyeho icyo bita uruhurirane rw'ibyaha kuri Bishop Harerimana Bosco, aho hagaragaye ibibanza bitatu byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Uwo ni uwundi victime wabonetse, ndetse ngo n'imodoka hakaba hajemo ko uwo muntu ari we waba warubatse urusengero rwa Gisenyi 80%. Uyu muntu we mwasanze arinde wagobotse wagaragajwe ku gihe. Ufite amakuru atariyo. Ibyaha byabaye uruhurirane niko twabibonye ku gihe. Ariko mu rukiko hano icyo uwo twunganiye yabashijweho ni ukuri uyu nguyu witwa MA y'amashusho yahawe izina ryitwa MA y'urukozasoni ndetse no kwihesha ikintu cy'undi mu buryo bw'uburiganya. Hari aho yavugaga ko yatanze miliyoni 10. Ese koko yarazitanze? Nasanze yarazitanze. Arazemera. Bishop Bosco arazemera. Tutegereze urukiko. Ariko ibyo byose tugana ku musozo metere. Akabazo ka nyuma ntabwo nongera kubaza. Uyu munsi iyo tubonye abakristo bafasare dukodesha baragaragaza bati twebwe turi abakristo dutura amaturo y'ishimwe, amaturo ya mutima ukunze n'icyacumi. Ati mu by'ukuri Bishop wacu nta muntu yigeze asaba amafaranga y'igiciro mu rusengero. Ese ikibazo nakubaza cya nyuma nka tubiri dukubiranye kimwe, Bishop aya mafaranga mwasanze yarayasabye hanze y'urusengero cyangwa yasabiye mu rusengero? Umukristo arashaka kwisubiza ibyo yatanze. Munyamakuru, ikibazo cy'icyagenetse ni ikibazo cy'umucamanza. Umushinjacyaha aravuga hari amafaranga yasabye, njye mumwunganira ngavuga nta mafaranga yigeze yaka. Urumva ko ntabwo twakomeza hano ikintu tutegereze decision y'urukiko. Abakristo bazifata bari hano ni benshi baje kumva uko bibuze kugenda. Urabizeza iki nkawe uri umuhagarariye hariya uri kumuburanishiriza hariya? Bari bose bari hano barategereje. Urabizeza ikirangantego tugire kwizera. Nicyo bababwira metere bitewe nuko bazi mushumba wabo uko hagaze, uko asenga, uko amerewe, relation afitanye n'Imana. Nanjye mwunganira navuga yuko ufite kwizera. Uzasomwa ryari? Twabikurikiranye cyane turi hanze aho ndetse na metre umwunganira amaze kutubwira ko ibyo bifuzaga byose babigezeho nk'uko tuza kubibereka mu buryo butandukanye, aho yagize ati ibi ngibi byose dufite ubu ibimenyetso byari bihari n'umutangabuhamya yatanze video y'uburukozasoni ariyo bise MA, ariko byose turaza gukomeza kubibakurikirana ndetse no kureba uko bimeze. Urubanza rero bakabeta avuze ko ruzasomwa kuwa kane kuri uyu wa kane ariho bazasoma neza imyanzuro y'urukiko muri rusange. Rero mukomeze mudukurikirane, mukomeze mubane natwe. Uyu munsi turashoje, tuzakomeza kubakurikiranira iby'uru rubanza muri rusange. Kaze rero mukomeze mubane natwe ibihe byose, natwe tuzakomeza tugenda tubakurikiranira uko bigiye bimaze nuko bigiye byifashe muri rusange cyane. Ciao.